abantu rero ibintu bari kuvuga ngo ndabeshya icyambere cyo azi wanjye ntago bamfatiye akaguru ntago bari bahari ntago mbeshya kuko umwana arahari nabo yabyaye barahari bazabafata bafate n'uwanjye bamupime uri tayari ko bapima DNA Diane rero ibintu by'abanyamakuru bari kunshakiraho umuceri ntago ari byiza birano gusebanya kubera iki utigeze wigaragaza cyangwa uvuge ngo nabyaranye na THEOGENE umwana nguyu hano umuntu nimba yaramfashaga uko nshaka kampahira uko nshaka n'umwana akamwambika nari kumushyira hanze gute ikindi kintu iyo mu Rwanda umuntu yabyaye umwana bajya kumwandikisha ku murenge kandikisha papa ninde mama ninde bakamwandikisha kugira ngo gahunda zimeze neza zigende neza kuri wewe na pastor byagenze gute babonanaga na pastor yego aranamuzi ko ari papa niyo yajyaga mu biterane ngewe naramujyanaga yagiye yego wabwiye ko utwite yego yawe ni pastor oya ntago ndi gushaka imitungo ubu si iminsi ishize apfuye ubu yatungwaga n'iki iyo aba ari ukubeshya ntago uriya mudamu aba yanyomoje ndajyaho niyamba abantu bari kuvuga inkuru batazi mfite umwana wa THEOGENE abantu bari guhwihwisa ngo ntawe arahari kujya muri ribuho sinajyayo ahubwo bo bagende bandege ko ndi gusebanya ndumva ari cyo cyiza kuko sindi kumusebya mama pasteri ahari hose ndamusaba imbabazi kuko yarambwiye akenshi yambwiye inshuro ebyiri nimba atari 3 uzatege uze mu rugo ko hazi kucyo utaza ndamusaba imbabazi rero kuko ba Pastor Claude bahise babishyira hanze ngira isoni zo kuba namusanga mu rugo ngo tuganire barampamagaye bampamagara ntari naha ndi Musanze nagiye gusura y'abantu barambwira ngo twamenye amakuru yuko wabyaranye na Pastor THEOGENE ndababaza se ayo makuru mwayamenye gute ndababwira nti rero nibyo ati se watwereka ifoto y'umwana umwana ndamubereka mu kumubereka ntago nari nzi ko bafite kamera nako uko bari kundekodinga narayiberetse ibyo tuganiriye byose babifata shiduka ngo ikiganiro cyagiye hanze Claude namunenga cyane kuko nabanje kubimubuza nabanje kumubwira ko ntashaka kubisohoka ko bijya hanze kuko mama pasteri yari yanyihamagariye noneho afata ifoto yanjye nayo mfite kuri profile ayishyira kuri YouTube ashyiraho n'umwana yes nka papa w'umwana wawe amaze kwitaba Imana waritabiriye ikiriyo uragenda ku mushinga cyangwa bya bimeze gute Yes, kwarimo gukurikirana BigTown TV reka tubahe kaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tukaba dufite exclusive interview. Ariko mbere ya byose icyo gusaba no gukanda subscribe ukaguma hanga umaze ugakurikirana what is going on. Hari story irimo gutrendinga cyane mu Rwanda ahantu hose. Ahantu hose ubu ngubu niyo story iri kuvugwa kuri uyu mudamu, kuri uyu mama mwiza cyane barimo kuvuga ngo arimo kuvuga wenyine arimo kwivugira ko yabyaranye na nyakwigendera Pastor THEOGENE. Ariko abantu benshi bahise babizamukiraho biravugwa ibintu byinshi cyane bitandukanye ngo ya arabeshya abandi ngo ya ngo reka gusebye ariko ukuri kuzwi nande. Yes, so nakubwiye ko ari exclusive. Ndi kumwe na Diane hano imbere ya kamera za BigTown TV. Reka mbanze musuhuze Diane maze ukurikirane iyi exclusive utuje cyane kugira ngo ukuri wite ukumenya wowe urimo gukurikirana izi gahunda. Diane makuru neza umeze neza neza kutuje cyane mu mwanje natuje ntabwo ari cyane cyangwa amagambo y'abantu benshi ese tuma ni byinshi birimo kuvugwa wabyumvishe uri kubireba nabyumvishe ndi kubireba hari n'ababeshya nyine ababeshya ntabwo bajya babura urabizi yego muri iyi si ntabwo bajya babura yes so dia tumenye ese ibi bintu biri kuvugwa nibyo ntabwo ari byo ukuri kwawe nukuhe hari byinshi birimo kuvugwa dutangiriye hari umugore yumvikanye arimo kuvuga ngo arakuzi ngo uri ndaya ngo urabeshya ibiki n'ibiki byose tutaragera aho hose nje numvaga watubwira kubijyanye na nyakwigendera Pastor THEOGENE mwabyaranye byari mwahuriye he mwamenyanye gute
Pastor THEOGENE ndumva ibintu byinshi narabivuze ahubwo nagira ngo nsubize abantu bari kuvuga ngo sibyo ngo ndabeshya ntago mbeshya kuko umwana arahari kandi umwana agomba gupimwa bakareba nimba bagafata umwana wa pasiteri bakareba niba n'uwanjye bakamupima bakareba abantu rero ibintu bari kuvuga ngo ndabeshya icyambere cyo azi wanjye ntago bamfatiye akaguru ntago bari bahari nta numwe wari uhari ibyo abantu bavuga ngo ndabeshya simbeshya ntago mbeshya kuko umwana arahari nabo yabyaye barahari bazabafata bafate n'uwanjye bamupime rero ibintu by'abanyamakuru bari kunshakiraho umuceri ntago ari byiza birano gusebanya bari kunsebereza ubusa umwana arahari okay kubatigeze bumva cyangwa bareba ikiganiro usobanura kuntu mwahuye na THEOGENE tunyuzemo mu magambo magufi kugira ngo dukomeze n'ibindi ukuntu twahuye THEOGENE twahuriye ku Muhima duhurira ku Muhima noneho turamenyana tumaze kumenyana rero ambwira ko nta n'umugore afite byari umwaka ntago wibuka umwaka nta kibazo bitaza no kukugora ariko icyo gihe yaratangiye kumenyekana kwa kundi atanga ibiganiro mu macano yaratangiye kumenyekana ariko nge nabibonye nyuma ku ma YouTube imubonyeho ndabimubaza ndamubwira ntago nari nzi ko uri umusitari ati ndi umusitari ndi n'umuvuga butumwa ati ntuzankire hanze urabona ko ndi umuntu w'umukristo ntuzankire hanze urumva nanjye narabibitse kugeza icyo gihe ndabibika kuko umuntu nta kuntu yabaga gufasha aguha ikintu cyose ngo ujye kumushyira hanze nuko rero nabibitse mugihura n'uwo munsi wa mbere mwese muteretana cyangwa byagenze gute oya hashizeho iminsi ntabwo twateretanye mwatangiye muramenyana mutangiye muvugana bisanzwe urumva nabaga ku Muhima ankodeshereza Kagugu ahita gukodeshereza ubwo rero Kagugu naje gutwita nsa nk'uhava ndongera ndahagaruka narabyaye ukuntu bivugwa cyangwa ukuntu wabivuze mbere ngo yaguteye inda nibyo cyangwa ntabwo ari byo uwo mwana mfite uwo mwana arahari n'uwa THEOGENE neza arahari amaze kugukodeshereza iyo nzu mwakomeje kubonana yazaga kugusura muri iyo nzu cyangwa mwahuriraga he twakomeje kuvugana kuri telefone rimwe na rimwe yabona n'umwanya akaza ariko akambwira yuko adakunda kubona umwanya ngo abe ari mu kazi yabona umwanya cyangwa yabona ubushobozi akanyoherereza amafaranga ntiyirirwa aza ariko mwabonanaga kenshi bishoboka no kuri telefone muri icyo gihe mwabaye abakunzi wowe na THEOGENE mwabaye abakunzi twarakundanye nyine urumva nawe ntago wagezaho mubyarana mutamenyanye ariko mu by'ibyo yambwiraga yuko nta mugore afite ko nta n'impeta yari yambaye nyuma utangiye kumubona ujya kumubaza by'ubusitari bwe ntabwo yigeze akuganiza akubwira ko ari umukozi w'Imana umuntu ubwiriza cyangwa arubatse afite umugore n'abana nkimara kubona ibiganiro bye nibwo nagiye mubaza ndamubwira siko nkubona ku ma YouTube uri kumwe n'umugore umwita sheri niwe mudamu wawe arambwira ngo niwe mudamu we ariko yarabimubwiye yuko ngo afite umwana urumva nuko nkuko yambwiye nyuma akomeza kujya mbwira ngo nta kibazo ibyo kurya kabizana nkuko bisanzwe urumva nawe mbigira ibanga icyo gihe wese wari ufite umugabo cyangwa wari uri single wibana icyo gihe ntawe nari mfite nawe wari ufite THEOGENE mukundana uzi ko ari umukunzi wawe
Okay. Umaze gutwita ibigano byanyu na THEOGENE bya bimeze gute? Yarakomeje aramfasha bisanzwe. Akajya mugurira imyenda umwana ibintu bikenewe nyine nk'umubyeyi. Utarabyara wa munsi umenye ko umutwiti umwana waramubwiye? Naramubwiye. Yabyakiriye gute? Naramubwiye arabyakira arambwira ati nta kibazo sinzamushyire hanze n'umupasiteri uzabyare nzagufasha ibikoresho byose arabingurira. Yego. Okay. Nice, abyakira neza arakubwiye ngo azagufasha. Ubufasha burakomeza akajya mfasha. Muri minsi ya nyuma Imana itaramutwara cyangwa atarakora iri accident Uganda yitaba Imana, umubano wanyu na THEOGENE wari umeze gute imbere yuko yitaba Imana? Umubano ntago yari akiboneka cyane ngo yari ari gutegura ibiterane, ntago nari nkimubona, ahubwo we yarampamagaraga akanyohereza n'amafaranga. Okay. Yes, ataritaba Imana ikiganiro cya nyuma wagiranye na THEOGENE cyari kimeze gute? Telefoni ya nyuma muvugana kuri telefoni cyangwa kubona ya nyuma na nyuma uheruka ni byari bimeze gute? Ya nyuma duherukana nuko yambajije amakuru y'umwana, mubwira ko umwana yagiye gusura abantu Shirongi adahari, nayo makuru yambajije y'umwana. Okay. Ubu ngubu umwana afite imyaka ingahe? Ubu afite 6. Imyaka 6. So mumaze igihe mubyaye umwana. Okay. Urabona ko ni ibintu bimaze igihe kinini cyane. Ubu ngubu ufite abandi bana cyangwa niwe wenyine? Oya, mfite na uwo mwana, mfite undi mwana wundi umukurikira. Niwe mutoya kuri uwo ngo umwabyaranye. Ariko uwo ngo wundi ntago ari uwe. Yego. Okay. Yes. Biri gusubirwamo n'abantu benshi cyane barimo kuvuga ngo ibi bintu nago bishoboka. Ese iki gihe cyose kubera iki utigeze wigaragaza cyangwa uvuge ngo nabyaranye na THEOGENE umwana nguyu hano, ugende basi umusange mu rugo cyangwa uko ariko kose ubivuge icyo gihe abantu bakavuga ngo kubera iki icyo gihe DIANE yari yacicitse nta kintu igeze avuga, ahangaho wabisubiza gute DIANE? Ati iyo umuntu agufasha ntago wajya kumushyira hanze. Ndibaza n'impamvu byagiye hanze byatewe n'umuntu umwe wabishyize hanze, ntago nayo kubishyira hanze. Umuntu nimba yaramfashaga uko nshaka kampahira uko nshaka n'umwana akamwambika, nari kumushyira hanze gute? Nta n'impamvu yo kumushyira hanze, ahubwo nuko nagiye kumva numva uramuvuga butumwa nawe yabishyize hanze, ntabwo nashakaga ko bijya hanze. Yes, ni benshi tutazi ubwa mbere na mbere uko byagiye hanze, byatewe n'iki cyangwa ni gute byese bisohoka bikajya hanze ngo DIANE yabyaranye na Pastor THEOGENE? Ko byagiye hanze, umupasiteri witwa Pastor Claude hamwe n'undi bari kumwe, ntibuka izina, barampamagaye bampamagara ntari inaha ndi Musanze nagiye gusura y'abantu. Ndababwira nti ntabwo ndi i Kigali ariko ndimo ndaza. Barantegereza hari kuri sitasiyo ya Kagugu. Barambwira ngo twamenye amakuru yuko wabyaranye na Pastor THEOGENE. Ndababaza se ayo makuru mwayamenye gute? Ati ni murumuna wa Pastor THEOGENE umwe yihakanye wabitubwiye. Ndababwira nti rero nibyo. Ati se watwereka ifoto y'umwana? Umwana ndamubereka. Mu kumubereka ntago nari nzi ko bafite kamera, nako uko bari kundekodinga. Narayiberetse, ibyo tuganiriye byose babifata, shiduka ngo ikiganiro cyagiye hanze, babivuze hanze, nubwo nanjye nahise mbimenya ko babisohoye. Okay. So umuntu wakoze ibi byose kugira ngo bisohoke bijye hanze ni Pastor Claude. Niki wamunenga nk'umuntu wabishyize hanze utigeze witegura cyangwa nta nubwo wari uzi ko bagushyize muri kamera barimo kurekodinga amajwi n'iki byose? Niki wamunenga cyangwa niki wabivugaho kuri kubijyanye na Claude? Namunenga cyane kuko nabanje kubimubuza, nabanje kumubwira ko ntashaka kubisohoka, ko bijya hanze, kuko mama pasiteri yari yanyihamagariye mbere yuko unahura na Claude cyangwa ibiki byose. Arambwira ati uzashaka kuza mu rugo, bikubwiye inshuro zingahe ngo uzaze mu rugo tuganire.
kutari kuza watinyuye iki ndamubwira nti rero ibi bintu ntabwo nshaka ko bijya hanze ntarabonana na mama pasiteri shiduka yabimaze kubishyira hanze noneho afata ifoto yanjye nayo mfite kuri profile ayishyira kuri YouTube ashyiraho n'umwana mama pasiteri mwatangiye kuvugana ryari nihe mpamvu yatumye mubonana cyangwa mutangiye kuvugana kugirana iyo communication ni ryari twatangiye kuvugana hashize nk'ukwezi inyuma y'urupfu rwa hashize nk'ukwezi kumwe pasiteri apfuye nibwo natangiye kumuhamagara mu kumuhamagara niwe wafashe telefone uramuhamagara yego nafashe telefone ntago namuhamagaye ahubwo namwandikiye kuri WhatsApp kuko WhatsApp ya pasiteri nari nyifite niyo mudamu nyifite iyo mudamu wayibonye gute nari nyifite wari uyifite ndamwandikira ahita ampamagara arambwira tuzaze mu rugo tubonane nanone ubwa kabiri arongera arambwira ngo uzaze mu rugo tuvugane uzashaka uguza tike uzi tuvugane nta bindi bintu umugore wa pasiteri yigeze yongera ngo uzaze mu rugo tuvugane kumwandikiye wamwandikiye gute mubwira gute naramubwiye ntese kuri kugaburira abana batarabawe iwanyu ahari ari kwicwa n'inzara nabwo ahita ampamagara ahita ambwira ngo uzaze mu rugo nta bintu byinshi yongeyeho ntabwo avuga amagambo menshi waragiye mu rugo kugira ngo mubonane muganire cyangwa ntabwo urajyayo ntabwo nari ntarajyayo urumva abapasiteri bampamagaye ntarajyayo yes nka papa w'umwana wawe amaze kwitaba Imana waritabiriye ikiriyo uragenda ku mushinga cyangwa byari bimeze gute nagiye no gukoresha umupira njyayo nkibimenya ko yapfuye nta nubwo nari nanahanze narayoboje njyayo ngerayo ndanarara numva ko bazashyingura numva ko bazashyingura ku wa gatatu ndavuga nti kugira ngo mpagume urumva nahagiye ari ku wa gatandatu nzi ko bazashyingura wenda ku cyumweru numva bavuze yuko ari ku wa gatatu ndavuga nti ntago nakomeza kuhaguma reka ntashye nzagaruke ku wa gatatu koko naratashye nsubirayo ku wa gatatu tujya gushyingura tumaze kujya gushyingura no ku Kacyiru nagiyeyo uzana umurambo tujya gushyingura tuvuyeyo nsubira mu rugo ndarayo bucya tujya gushyingura mu rugo iwe kwa pastor bucya tujya gushyingura Donati mu gihe wararaga muri icyo kiriyo no kujya gushyingura abantu bo mu muryango wa pastor umugore we abana cyangwa abandi bavandimwe ntabwo bigeze bakumenya cyangwa muganira wabwire ko nanjye twarabyaranye afite umwana wanyu mbafite umwana wanyu ntabwo nigeze kuko mama pasiteri we ntabwo urumva twabonanye ariko abana bo bari bahari twari kumwe n'aba bandarira twari turi kumwe mu gikari tuganira ariko sinabibabwira ntabwo ugeze ubibabwira urumva ko twari turi mu kiri yose nigeze mbibabwira nta nubwo byari kuba byiza utangiye kuvuga ibindi mu gihe cy'ikiriyo ntabwo twigeze tuvugana ni byiza cyane nta wundi muntu wo mu muryango cyangwa wo hafi ya pastor ya nyakwigendera wigeze muganiriza kuri ibi bintu ukamubwira usibye madamu pasiteri wigeze kumwandikira akakubwira ngo uzaze mu rugo nta wundi muntu mugeze kuganira icyo ari cyo cyose umuntu twabiganiriyeho ni uriya bavuga ko ari murumuna we niwe twabiganiriyeho ariyo mpamvu yahise afata nimero yanjye ayihereza abo bapasiteri bakajya bampamagara yego niwe wabibabwiye wowe ukibimubwira yabyakiriye gute yakubwiye gute ni izihe nama yaguhaye cyangwa ibiganiro byanyu biba bimeze gute we yarambwiye ati se uwo mwana afite imyaka ingahe ndabimubwira atuzamuzane mu rugo njyayo turamureba nyine tureba uriya murumuna we wa pasiteri ubwo rero nyuma nuko yaje gutanga nimero yanjye agenda yihererekanya n'abapasiteri umaze kumva ko iyi nkuru y'uko wabyaranye na pasiteri yagiye hanze umutima wawe byari bimeze cyangwa wabimenye uri hehe ko byagiye hanze
umuntu wa mbere yarampamagaye arabimbwira arambwira ati ese wabyaranye na Pastor THEOGENE ndamubwira yego nabyaranye nawe ngo kuki se utabivuze mbere hose ntago twari tuzi ko wabyaranye nawe ndamubwira ese ubundi wagira ngo mbivuge mbibabwire mu bikore hiki umwana nuwe uramwana mfite w'umukobwa w'inzobe nuwe ubwo nuko nguko nabimenye. Okay, n'umwana w'umukobwa yitwa nde? Yitwa Elisa. Elisa ninde wamuhaye amazina, ni papa we cyangwa ni wowe? Yitwa Akeza. Akeza Elisa. Ninde wamwise amazina? Namwise rimwe na papa wamwite rindi. Wowe wamwise nde? Akeza. Akeza, papa we yamwita Elisa. Oh, nice cyane. Sawa, ahangaha ndakeka ko ku bantu bari bafite kudasobanukirwa ese byatangiye gute, byakomeje gute kugeza aka kanya, ndakeka ko mwasobanukiwe byose. Diane aracyahagarara akavuga ko n'umwana babyaranye na pastor, ariko abandi benshi bakomeje kumutera amabuye, baramubwiye ngo ceceka ureka gusebye urimo kuvuga nago bisobanutse. Ese mu by'ukuri niki cyatuma twemera cyangwa mwemera mukavuga ko ibi bintu nibyo? Nguyu hano ebu duhereze ikintu cyagaragaza mu by'ukuri ko umwana mwabyaranye na pastor, ukuri kwawe ko ebana mu byange cyangwa mu byemere ngiye ukuri kwanje nuko ngugu twabyaranye bimeze gutya na gutya. Tubwire ukuri kwa Diane. Kuri kwanje nuko umwana azapimwa bazafata wa pasiteri bamupime. Wenda abantu benshi numvishe bantuka, hari abantutse nibantuka ariko ntabyo bazi kuko ntibari bahari, ntago bari bahari. Umwana bazamupima be kwirirwa bavuga ibintu byinshi, amategeko arahari. Bazafata umwana we wa pasiteri n'uwanjye bamupima. So uko nuko kuri kuzagaragara ahangaho nubwo bazaceceka. Kandi nibasanga ari wa pasiteri muzakomeza mu mutuke kweri Diane? Mwebwe murimo gutuka mukavuga ibintu byinshi. Diane barakwemeza ko ebana ngewe umwana ni wa pasiteri ndabizi kandi na papa we yamwemeraga, ariko bari babigize ibanga mugakomeza mukamutuka. Ese nibapima DNA bagasanga zihuye, ibyo bitutsi muzabijyana hehe? Uri tayari ko bapima DNA Diane? Yego. Uri tayari 100%? Ndi tayari kuko nabariya banyamakuru babyukiye hariya ku muhanda hari Kagugu. Bariya basobanuye ibyo batazi. Okay. Ntibabizi kuko bagiti ntago naba nkubonye ngo menye abana ufite. Ntago naba nkubonye ngo menye abana ufite, sibyo? Umuntu amenye ibye mu mutima we. Ubu nshobora kuba ndahanga ariko mfite abana 10 ntawe ubizi kandi batandukanye na basi. Abanyamakuru rero bagiye ngo bajya kubaza umuntu twabyaranye undi mwana mfite, bajya kumubaza arababwira ngo uyu mwana ngo ntago ari uwanjye, kandi koko ntago umwana bamweretse ari uwe. Uwe nta nubwo abinahabe aba mu cyaro, abana na nyirakuru. Abantu rero bari kuntuka bagabanye kuntuka kuko na nyirubwite ari na mama pasiteri ntari kuntuka, nta ntuka. Ahubwo abantu b'abaturage nibo batukanye, baratukana nibareke kuntuka kuko ukuri kuzagaragara. Nibyo amagambo ari kuvuga nibyo, mureke gutuka kwanza tubanze dukurikiranye ukuri nukuhe. Ese ikindi kintu, iyo mu Rwanda umuntu yabyaye umwana bajya kumwandikisha ku murenge, kandikisha papa ninde mama ninde, bakamwandikisha kugira ngo gahunda zimeze neza zigende neza. Kuri wewe na pastor byagenze gute? Mfite code navanye kwa muganga. Yego, urabizi ko imaze kubyara baguha code igipapuro cy'amavuko yiwe. Kirahari ndagifite. Uragifite? Okay. Papa we aranditse? Umwana aranditse. Nse hari ukiva mu bitaro. Kwa papa we neza n'amazina arahari? Umwana ntaga kiva mu bitaro atanditse. Yanditse ku mazina ya THEOGENE? Ako nakandi kantu mutari muzi mwebwe murimo? Usibye ko abantu bari gupfa gutukana ibyo batazi. Ubundi ibimenyetso birahari. Harya bire byo kwandikisha umwana babyita gute?
mwirangamimerere aranditse neza neza THEOGENE aranditse umwana imagine akona kandi kantu tutari tuzi cyangwa mwebwe murimo gutuka DIANE mutari muzi ko umwana no mu bipapuro aranditse papa we na mama we. So tugabanye gatoya umuvuduko wo gutuka uyu mama tubanze dukurikirane kuko nabonye ibintu byinshi cyane barimo kukwataka cyane navuga nanje reka dukore exclusive tubonanye kugira ngo uze kubisobanura neza. Ariko ni mu mwana yanditse ku amazina y'ababyeyi bombi papa na mama THEOGENE akaba yanditswemo ari mwebwe ibyo muri kuvuga ni biki? Ni bagabanya amagambo kabisa babwire bagabanya amagambo kuvuga kuko ari nura mu meri nta kibazo afite ntari no gutukana ariko abandi bashyushye ntago aza mu rugo ntibari bahari ntago bari bahari nta n'uwamubonye abantu rero nongere kwiyama uriya munyamakuru wo ku Gasaro n'imbaraga Saro uriya wabyukiye Kagugu akajya gufata amakuru uriya yegereye ni papa w'umwana wanjye wundi uba mu cyaro ntago ari papa w'umwana uyu nguyu mfite hariya mu rugo ntago ari we yagiye rero ajya gufata amakuru atariyo ibyo ntago ari byo mujye mushakira umuceri ahandi ntimukajye musebanya. Gasaro umva imessage yawe ivuye kwa DIANE ongera umubwire noneho. Umuntu witwa Gasaro nuriya wundi wakinaga comedy ni bagabanya amagambo bafite bagabanya amagambo kuko bari kuvuga ibintu batazi bari kuvuga inkuru batazi bataherewe uburenganzira babyukiye mu baturage bababaza ubusa kandi abaturage ntibaba bahari ibimenyetso ubwabyo ngenda ndabyifitiye mu rugo uzumva ntako bari hasi ngombwa n'abanyamakuru si ngombwa kubibereka uwo nzaganira nawe ni mama Asiya. Asante sana. Yego. Yes nuko nguko mu byukuri kandi wabisobanuye neza cyane urakoze cyane. Reka kweri tujye ducyokombura inkuru isohoke ufite proof cyangwa ese imbere yo kuvuga gusa banza umenye icyo uje kuvuga nibyo cyangwa no gushyushya gusa kugira ngo ariko Gasaro baguhaye gasopo ngo tuza yabyukiye muri quartier. Gasaro yabyukiye muri quartier ajya kubaza uwo nguwo twabyaranye kandi uwo twabyaranye ntitunabana ntago tubana akorera ku muhanda ntembererayo bisanzwe ntago ari umugabo n'umugore ariko yagiye ajya kumubaza ngo uyu mwana n'uwawe yamushubije ngo uyu mwana si uwanjye ari kumwe na mama wanjye ntago ari uwanjye. So afite papa we afite papa we uriya mwana aba kwa nyirakuru Igitarama ni haba urumva uyu nawe aba muri Kigali rero izo nkuru yahise ashyira hanze ntago ari byo ujye mwirinda gusebya abantu. So umwana yabonanaga na nyakwigendera oya mwana wanjye turabana murabana ntago bigeze babonana ntago babonanye na nyakwigendera ndavuga wa mwana wa mwabyaranye na pastor babonanaga na pastor yego aranamuzi ko ari papa niyo yajyaga mu biterane ngewe naramujyanaga yagiye yego niyo yabaga ari kwa sister najyaga kumureba yo nkamuzana akabonana ntago akunda kuba ari inaha uziko byane emotion yatari birababaje aho umuntu ajya kuvuga ibintu atazi. Hari umugore umwe ikagugu wavuze ngo ngewe ngo aranzi ngo mfite abana ngo 4 ese abo bana 4 nimba bazi koko azi ko hatarimo wa pasiteri ko yagiye kuvuga inkuru atazi azi ko hatarimo we ko yabeshye ngo abana 4 urumva ngo harimo ngo mfite abana 4 ariko ngo nta wa pasiteri hari umwana wa pasiteri yibyariye mu nda basa ahubwo bajye begera umuntu bamubaza amakuru bareke kujya gutangaza amakuru batazi. Hari nundi numvishe muri iki gitondo hari umuntu yanyeretse akantu kagufi arimo kumbwira ngo umva uyu mugore arimo gusobanura ibi ngibi ngo muraziranye yanze kwigaragaza bamukoresheje interview kuri telefone ngira ngo sinzi ukuntu bamurekodinze arimo kuvuga ngo uyu mugore ndamuzi ngo ni indaya arimo kubeshya ibyo bintu sinzi biki n'ibiki ibyo bintu byakugezeho
uriya mugore nawe namubonye kuko byose ndi kubibona n'ibyo by'ikagugu byose nabibonye n'uwo mugore wavuze uko nawe ndamuzi uramuzi yego muraziranye yanze kwigaragaza urumva ese nimba ari ndindaya we yari iki sibye ko yabonye umugabo yari iki nawe yariyo uriya mugore rero kugira ngo avuge ari amagambo nawe ntabyo azi bagitini kwa kundi waba uturanye n'umuntu akaza we ntago duturanye neza ariko harimo intera uriya mudamu reka mbivuge kuko nawe yansebeje yavuze amagambo atari meza atanazi uriya mudamu hari ikintu yigeze kumbwira ko ashaka kujya mu murenge arangije aza kuntira hari ikintu kimwe cy'amatayi bambara bya bibuno ko nari ngifite n'ubu ndagifite mu nzu noneho aje kukintira ndamubwira nti rero nta kiri hano ariko bwari mu buryo bwo kukimwima kuko urabona ukuntu umeze ntago watanga umwenda wambara n'imbere arakintira ndakimwima umushuti wanjye arambwira ati Diane ntuzakore ikosa utiza umwenda w'imbere kiriya gikariso kigura ibihumbi 15 mu mujyi ubu wenda cyageze no kuri 12 we azagenda kigure ndamuhakanira aza mu rugo ndamubwira nti yewe nta kiri hano niko gahinda yahise agira arababara kuko nakimwimye aranampamagara arambwira ati wakizanye nkakigura ndamubwira ariko si urabona mbabaye kubera ku buryo wambwira ngo ngurishe ikintu nambaye arababara natangajwe no kumva yagiye mu bintu atazi ni umushi n'uw'icyangugu nta n'imyaka 10 ishize ageze i Kigali ageze inaha ariko natangajwe no kumva avuze ibyanjye na pasiteri nkahabizi amenyeje bundi ese ko avuga ngo ndi indaya twamenyaniye hewe nimba atari indaya usibye ko Imana yamukuye mu ntuza akabona umugabo twamenyanye gute abantu bajye birinda gusebanya uriya mudamu yavuze ibintu atari byo hari n'undi musore yavuze kamusobanureho yavuze ngo naramufungishije ngo mubeshyira ko yanteye uwo musore ntago namufungishije bijyanye n'inda yuko mvuga yuko yanteye inda ahubwo uriya musore yarambabaje hari mu cyunamo noneho njya muri botike ye arambwira ati Dia umfitiye icupa rya fanta ndamubwira nti icupa rya fanta nzarikuzanira nubwo ntakirifite yakoze iki bagiti nari ntwite nari mfitiye inda yari kiri ntoya yarampiritse ampirika hasi kuko ahacururiza hari esikariye arampirika hasi ndagwa ngwisha umugongo njya kumurega kuri ribo ngiye kumurega bambwira ko bansaba ibimenyetso bansabye ibimenyetso njya Kaciro yabaranyandikiye ngo njye Kaciro njyayo umugongo wari wababaye cyane ndi no kuva umuhungu baramutumaho bamuha convocation ya mbere yanga kuza bamutumaho ubwa nyuma nibwo bagiye kumwirebera baramutwara urumva icyaha yazize nicyo ngicyo ntago yazize icyaha cy'iyinda urumva kuko iby'inda nta nibyo yarazi bamutumaho baramufunga njya kumufunguza umugore yabeshye ngo bampaye 250 ntayo bampaye nta mafaranga bampaye ayo 250 ntayo bampaye nuriya mugore uri kunsebya kubera ko namwimye ibyanjye icyo gikariso cy'amata yashaka kujyana mu rukiko narakimwimye none ari kugenda nsebya nibareke kunsebya kuko ibyo navuze ntago ari ukubeshya iyo aba ari ukubeshya ntago uriya mudamu aba yanyomoje ni hatari so afata gahunda yo kujya kugusebya harya Mike ibindi wumvishe biriya mugore ari kuvuga ni ibihe tumubaze Diane hano tabyuka wewe niwe wanyeretse kariya kantu mu gitondo kanze ntekereza Diane nta bindi wibuka yakuvuzemo ushaka gusobanura uriya mugore yamvuze ibintu byinshi cyane ndetse nkunda no kujya kwitanga mpuzamahanga rega ndigiyemo kubera ibi ngibi ariko yamvuzeho ibintu byinshi ngo Diane ndamuzi ngo ni indaya ngo ibiki n'ibiki ngo warabeshya ese ndabeshya
pasiteri ko yazaga iwanjye wenda inzu ndimo muri uyu munsi ntabwo ariyo yazaga kundebamo pastor ariko iyo yazaga kundebamo ndibaza na nyiri inzu abizi iyo nabagamo urumva hari igacuriro na nyiri inzu arabizi abantu bareke kuvuga amagambo batazi babumba iminwa yabo cyane ibyo ko babumba iminwa yabo baceceke bamenya ati ahubwo bizagarukira he bareke kwirirwa bavuga bashyashyariza basebanya bagira gute ngo ndabeshye ntago mbeshye sorry cyane ni ibintu bibabaje mu byukuri ikindi abantu benshi barimo kwibaza ngo inda utwite ni yande ni nayo ni ya pastor cyangwa wabwiye ko utwite yego nayo ni ya pastor ndatwite ariko ntago yinda ntago ari ya pasiteri okay rwose mbwira abantu ko bareka kuvuga ibintu byose ntago ari ifite papa uwo twabyaranye umwana uba hariya mu ntara niwe n'ubundi umfasha kuri iyi nda okay umwe bagiye kubaza uyu munsi yego umwe gasaro agiye umwe wavuze ati iriya nda yambwiye ko ari iyanjye n'iyanjye yego we arayemera niwe twajyanye no kwa muganga okay ni hatari noneho iki kintu cyo kuvuga ngo ababihakana bimeze gute uri tayari kujya muri DNA ngo hari n'abantu bo hanze bavuze ko bazagufasha kugira ngo mukore DNA iyi DNA witeguye gute niteguye neza se ku mugore wa pastor THEOGENE bimeze gute iyo DNA yarabyemera ko igomba gukorwa umugore wa pastor THEOGENE rero nta kintu ari kuvuga ni umudamu ugira amagambo make nibyo mbabwira ntago avuga ibintu byinshi kugeza izi saha we nta nubwo aranampamagara ni ukubona ibintu bitambukaho ntago arampamagara ni ukubyumva gutyo ni ukubireba nta kintu arambwira na gitoya okay sawa so ubu ngubu nize kuri aba bantu barimo kukuvuga hirya no hino bakavuga amagambo menshi witeguye gukora iki cyangwa n'iki kiri bukurikireho ikintu kiri bukurikireho ni ukubihorera hategereza mu mapasiteri ko tukajya gupima umwana nta kindi kandi ndakeka ko kuri side yawe ni byangombwa cyane ko mupimisha umwana kugira ngo bamumenye ko bamushyire mu bandi bana bamenye ko nibumva babishaka bazamupima kuko umwana arahari sibyo bazamupima barebe nibumva babishaka yego okay nibumva babishaka bazaze bamupime nta kibazo yego okay ni hatari cyane umwana harya afite imyaka ingahe 6 ubu ngubu yakuze yarasobanukirwa ibintu ibi bintu yabimenye ko birimo gusirikira hirya no hino mu Rwanda oya ubu ari kumwe na mukuru wanjye ntabwo arabimenye umwana ntari kumwe na mukuru wanjye ubu ngubu okay nabimenye ntabwo ubona ko bisho kumafecting umwana ukuntu akavuga ngo sinzi nimba yabimenye ariko yabimenye nabimenye ko yabimenye okay ese ubu ngubu hari abantu bashobora kuba bavuga yuko ubu nyine ubonye pastor THEOGENE agiye bakabibara nk'aho uri gushaka imitungo iki ese abantu bafite imyumvire nk'ingi ko hari icyo ushaka kuri iriya famiye ni iki wabasubiza umbajije hari abantu bashobora gutekereza yuko hari icyo ukeneye nyine kijyanye wenda n'imitungo kuri iriya famiye ya Asiya sibyo kandi ko biri kose byanze bikunze arabafite imyumvire yego yabonye yuko papa nyine abonye ko THEOGENE apfuye atireka nanjye ndebe kuri ya famiye nagira ikintu nyikura bo wabasubizaho iki oya ntabwo ndi gushaka imitungo nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo nibumva bifuza kumupimisha bazamupimishe barebe ko ari uwabo koko ariko ntabwo ndi guharanira imitungo ngewe ubu si iminsi ishize apfuye ubu yatungwaga n'iki si twebwe twamutungaga hamwe n'abavandimwe banjye nibo bamutungaga umwana nta kibazo afite ameze neza
icyo wifuza no kunyine tumwana agira gakondo erega ntago nari kubivugaho cyane ahubwo nuko abantu banavuze ibintu bitari byo bigatuma ngaruka kuri kamera ndajyaho niyama abantu bari kuvuga inkuru batazi mfite umwana wa THEOGENE abantu bari guhwihwisa ngo ntawe arahari ni umukobwa agize imyaka 6 ego ku bantu benshi bagiye bagutuka naye magambo bagiye bakubwira ukumva nawe yakubabaje kandi wifuza ubu ngubu kubabwira kubasubiza cyangwa kubaganiriza bamenye ukuri oya abantu bambabaje uyu munsi nibwo nababaye nkibona iriya nkuru y'uriya mugore w'umushikazi nibwo nababaye kuko yavuze ibintu atazi ko avuga ko mfite umwana umwe n'uyu nguyu n'uyu ntwite ko atari byo ntago ari bagti ndaguha nimero wenda z'umuvandimwe wanjye sibyo uze kumuhamagara umubaza ati se DIANE afite abana bangahe arakubwira niwo kwihera ukuri kugaragara uriya bariya rero bo ku gasozi bavuga inkuru batazi aho zivuye bakabona umuntu bagapfa kuvuga ibigambo ntago babizi umwana arahari umuvandimwe twanamuvugisha nta kibazo yego n'ubu yakwitaba telefone katunadusaba arabizi uraza kumuhamagara wowe turaza kumuhamagara next time nagwa ari nonaha Mike ari kindi sawa njewe ikintu ubu ngubu numvaga twakora nanjye reka ngusabire abantu bataza kugutera pressure abangaba barimo gukurikirana ibi bintu bakandika ama comments yo kukubabaza yo kugutuka yo kuvuga ibintu byinshi bidasobanutse batuze gatoya bamenye ukuri umaze kubabwira kandi abanyarwanda bajya bavuga ngo ukuri k'umwana kuzwi na nyina papa nawe cyo kumubeshera ukamuvuga ngo uyu nguyu n'umwana wawe kandi mama we nuzi papa w'umwana ariko mama we yahagurutse kavuga ngo uyu mwana papa we ni kanaka ndi tayari gupima DNA ndi tayari mu byose byashoboka ariko mumenye ukuri ko umwana ari wa pastor ariko kandi kantu abantu barimo kwibaza umaze kumenya ko afite umugore n'abandi bana kubera iki utigeze uhaguruka ujye mu muryango uvuge ngo abantu umwana nawe amenyekane ko ari yabyaye hanze ariko ni wa pastor nawe kubera iki utabivuze mbere ngo atarigendera impamvu ntabivuze bagti nabonye atari ngombwa kuko umuntu ntago yaguha ikintu cyose ushaka guhera ku mata nge nkunda amata ntago yaguha ikintu cyose ushaka mu rugo aguhereza amafaranga wishyura inzu usa neza nari ntaranatwita nsa neza ngo ujye kuba wajya hanze ngo ujye kuvuga umuntu cyangwa ngo ujye guperereza ntubwishe ukuri urugo rwe narumenye yapfuye narwinjiyemo yapfuye nibwo nahinjiye nari ntarahagira n'umudamu we namubonye amaso ku maso uwo munsi ubundi najyaga mubona kuri YouTube ubwo najyaga mubona ntago rero bitewe n'ukuntu yajyaga amfasha ntago byari ngombwa yuko njya kusakuza yego abandi baravuga ngo kubera iki ibintu byihuse cyane kandi byagombaga gutindamo gatoya basi ku bantu bababaye nk'umugore we n'abana kugira ngo bakomeze no kumva niba ngibi byari gutuza gatoya basi bikamara igihe bikaza kumenyekana nyuma kubera iki byaje mu gihe umubabaro uracyahari mu bantu bose bazi inshuti y'abavandimwe n'umuryango bagti nakubwiye ko nta ruhare nubwo ndi kwitangaza amakuru ariko nta ruhare nagize cyane ngo bihite bisohoka nakubwiye ko abapasiteri babiri baje kundeba baranganiriza mu kunganiriza nibwo bahise babisohora bafashe rikodi bahita babishyira hanze nta ruhare rero nagize rwo kuba nahamagara itangazamakuru ngo mbigemo ahubwo nkimara kubona byagiye hanze nibwo byarambabaje cyane ndavuga kumbi baba pasiteri bari baje gufata amakuru bagashyira hanze tambona ko harimo akantu nanjye nibwo natangiye nabivuze ejo ku ntuzi hari abandi nabo bakomeje kuvuga ngo ibi bintu bigomba kujya muri RIB
ngo hari ugusenya kwandagaza no gukora ibiki byose ku ruhande rwawe nta kirego wifuza gutanga cyangwa ikindi kintu wifuza gukora ku bantu barimo kugusebya cyangwa kuzana ibintu wowe wumva bitagushimishije mu mutima wawe? Ahubwo abo bansebya nabihoreye, nta kintu nababwiye ko bagomba kunsebya kuko nta kujya muri ribu ho sinajyayo, ahubwo bo bagende bandege ko ndi gusebanya. Ndumva ari cyo cyiza kuko sindi kumusebya, bagende bo bandege, sindi kumusebya, nta nubwo namwangaga, ariko bo nibo bari kunsebya, ahubwo nibo bari kuvuga ibintu bitari byo. N'ababishyize hanze nta bibahereye uburenganzira, bagahita birukanka bakabishyira hanze. Nakubwiye ngo nagiye kubona mbona nge biri hanze, nta batantunze mikoro, mbona babishyize hanze, bashyizeho ifoto yanjye ari kuri profile, bayishyira kuri YouTube. Okay. Nimba bitari kuba byajyanywe hanze nabo ba Pastor Claude na mugenzi we, wowe wari ufite izihe gahunda kuri uyu mwana mwabyaranye na nyakwigendera Pastor THEOGENE? Ngewe usibye ko bihuse, uriya mama Pasiteri ni umuntu nabonye, ntago nari mumenye cyane, ako ni umuntu nabonye udakunda n'ibintu by'itangazamakuru. Ntago abikunda, ntago akunda itangazamakuru. We yari yambwiye ati uzaze tuganire. Mu gihe ndi gutegura gushaka ukuntu njyayo, bari abapasiteri nibwo bahise bampamagara, mbona babishyize hanze. Ndavuga si umuntu ko yambwiye ko nzagenda tukaganira, nkaba nabonye inkuru bayirangije kuyishyira hanze, ubu nzajya imbere ye mvuga nguti, kuko mama Pasiteri ntago akunda itangazamakuru rwose, ntago akunda umuntu ujya ku itangazamakuru kujya kuvuga amagambo, ntago abikunda. Ubwo rero nagize isoni so kuba namusanga, kuko yarabimbwiye atuze mu rugo tuganire, nari ntarajyayo. Ubu ngubu mama Pasiteri uramubwira iki kubijyanye n'ibi byose? Ndabizi ko nawe birimo gukomeza kumubabaza, nawe bikakubabaza, ariko mama Pasiteri uramubwira iki nk'umuntu yari yakubwiye kuneza ngo uzaze mu rugo tubiganire nk'abantu bakuru, dufate umwanzuro tumenye ikijya mbere? Mama Pasiteri ahari hose ndamusaba imbabazi, kuko yarambwiye akenshi, yambwiye inshuro ebyiri nimba atari eshatu, uzatege uze mu rugo ko hazi kucyo utaza. Ndamusaba imbabazi rero kuko ba Pastor Claude bahise babishyira hanze, ngira isoni zo kuba namusanga mu rugo ngo tuganire. Numva ko ntashobora kujyayo kuko barangije kubishyira ku itangazamakuru, kuko mana yanjye ntago akunda itangazamakuru, ntago akunda umuntu ujya ku itangazamakuru. Nabari abana arera babyumve ko atabikunda, umwana ujya ku itangazamakuru ntago abikunda. Ambabarire rero musabye imbabazi ahari hose. So urifuza ko mwongera kubonana na mama Pasiteri nk'ukuntu yari yakubwiye ngo uzaze mu rugo? Urifuza gukomeza gahunda yo kujya mu rugo mukabonana mukabiganira, cyangwa ubu ngubu byaguciye intege? Ngewe nzagenda njye kumureba, mama Pasiteri ndashaka kuzamuhamagara nkumva ko ari mu rugo, nkajya kumusura. Reka ibi bintu bisakuza biceceke, maze uzagende umurebe muganire. Iyo niyo nama nakugira, muganire nk'abantu bakuru, mubwire ngo bimeze gutya na gutya, niba bihakana mubwire ngo dupime. Ikindi kintu cyiza, nimba mu kwandikisha hariya ku murenge wandikishije na papa we, icyo nacyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cya mbere. Unakimwereke mubwire ngo nimba atari bidahagije dupime DNA. Ndakeka ko gahunda zahita zigenda neza. Abantu nibaceceke, kuko ngewe nzajya kwirebera mama Pasiteri. N'abari abapasiteri bari gukomeza gusebya Pasiteri, bamureke niruhukire mu mahoro, bareke kumusebya rwose. Ndabihanangirije babigabanye, bagiti bari kumusebya cyane. Nibyo kweri, bari kumusebya cyane, bakavuga ngo bagize ngo igituro cye, rwose babireke, ibyo si byo, bareke kumusebya. Nice, nuko nguko bimeze ku barimo gukurikirana BigTown TV. Don't forget to subscribe, maze tunakomeza gahunda zacu. Turi kumwe na DIANE hano, ni wa mama wabyaranye na Pastor THEOGENE.
byinshi birimo kuvugwa, benshi barimo kumusebya, amagambo menshi kumutuka n'ibiki byose, ariko we yarakubwira ngo ndacyahagarara hahandi, n'umwana wa pastor arandikishijwe kandi ndi tayari no gukora DNA. Nyuma ya DNA muzabimenya, muzanaceceka, ariko all in all nimba umuntu ufite confidence zingana gutya, kubera iki mudaceceka gatoya cyangwa mugatuza gatoya, mutaraza kujya mu magambo gusa muvuge ngo nanje ngiye gushyiraho amafaranga yo kujya muri DNA, maze DNA zakorwe turebe what is going on. Don't forget to subscribe to cyari kumwe. Umwana yiga mwakangahe? Umwana umwabyaranye na pastor yiga mwambere primaire. Okay, so nimba pastor yagufashaga ubu ngubu ubufasha bwo gukomeza amashuri y'umwana n'ibindi bikenewe bya buri munsi, bimeze gute? Ubu ngubu nyine yarakiri kwiga, ariko n'abavandimwe banje nta kibazo bamufashaga. So ubuzima buzakomeza. Okay, hari icyifuzo wifuza ku bantu barimo gukurikirana BigTown TV aka kanya ushaka kubabwira, kubasaba cyangwa icyo ari cyo cyose? Abantu icyo nababwira nuko uzantera intunga zayintere ku bushobozi bwe, ariko icyo nababwira ko nuko umwana ahari. Okay, nice cyane. Sorry, ihangane kandi ihangane rwose, wanabisobanuye neza, nta nikosa na rimwe, kandi wabisobanuye mu buryo bwumvikana kwa buri muntu uwo ari we wese yabyumva. Niki cyangwa ni ibihe bintu bitatu wibukira Pastor THEOGENE nk'umuntu mwigeze gukundana bikagera naho mu byarana? Ibintu bitatu mwibukiraho. Ibintu bitatu nuko yakundaga gusetsa cyane. Yakundaga kuganira, agasetsa, agakunda n'abana. Aho yageraga hose no muri quartier nari ntuyemo hari Gacuriro, yarahageraga agasuhuza abana bose asanze aho ngaho. Nicyo ngicyo, nta kindi. Ngo Pastor THEOGENE yakundaga abana, nibyo kweri yakundaga abana, yakundaga abantu. Ndanabyibuka nje twakoranye ibiganiro kera, twajyaga mu makaritiye z'amayibobo zose, akavuga ngo izi Marini twarabanye muri karitiye, ukabona ko abafite urukundo mu by'ukuri yakundaga abantu. Noneho ikintu watwongereho ngo yakundaga abana, ni byiza cyane. Tugiye gusoza iki kiganiro na DIANE, ariko icyo mbasaba mureke kumwataka. Nawe afite umubabaro kuba wabuze umuntu wagufashaga akishurira umwana we amashuri n'ibiki byose, yamukodesherezaga niyo nzu yabagamo, akaba yamubuze uyu muntu. Ni ibintu bibabaje mu by'ukuri, ariko abantu bagakomeza kwataka ngo wapi, birashoboka. Nimba yabyaye abandi bana kubera icyo atabyara n'abandi, birashoboka. Ku mumama uri tayari no gupima na DNA, mureke kumwataka DIANE, mumbabarire, ninjye urimo no kubasaba noneho mureke kumwataka. Nimba mushaka kumenya ukuri kurenze amagambo yavuze, mutange support yongiyo DNA ikorwe, maze muzabimenya, induru zigabanuke. Nuko nguko bimeze. DIANE komeza wihangane mama wanje, mu buzima nuko nguko. Abanyamakuru nabo iyo babonye agakuru barataka kenshi, uje wihangana tubimenyere wumve ko ari ibintu bibaho, ariko komeza gahunda yawe yo kujya kureba mama Pasiteri, mubwire uko bimeze, muganire byinshi. Nawe uri umuntu mukuru uranabizi, muzaganira neza, sibyo? Komeza kwihangana DIANE, ntuzababazwe n'amagambo y'abantu. Ubu ngubu ndabizi ko mu Rwanda ahantu hose story ni DIANE. Wabyaranye na Pastor ni wowe uri gutrending ahantu hose. Ariko komeza wihangane. Thank you so much. Instead yo kumukomeza kumutera amagambo, nimba ufite support yawe wayitanga kwa DIANE, watuvugisha tukaguhereza na nimero ye, maze mukavugana, umuhe support y'umwana. Apana gukomeza gutera amagambo uvuga ngo bimeze gute, ibyo ngibyo ntacyo bimaze. Nuko nguko bimeze. Ingiri BigTown TV yego bana name back T, ndi kumwe na DIANE. DIANE urakoze cyane. Urakoze nawe. Thank you so much. Until next time, don't forget to subscribe. Ciao ciao.